Sultani Makenga asante sana kukamata Goma tena tuadvasi mpaka Sud Kivu na tuadvasi mpaka Walikale wazalendo tuwakimbize mpaka Walikale tupige adui mpaka Walikale afari spemo general Sultani Likenga kure chapeau momanda gusa ubundi mu byishimo ubundi mu byishimo tugiye gusubira iwacu Masisi tugende dusubire mu nka zacu nubwo bamayimayi baziriye bazimaze uyu mutipe igitanda gifatanye na toilette neza ku musego kwambira koko kuba umunyamuryango wacu tugushimire aho wabuherereye hari hose yaba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda ariko ukabasha gufata umwanya wawe ukareba ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda ni iby'agaciro dutangiye umwaka mushya tumaze kugeramo neza yakamwana ari mu byishimo cyane ntare za salamwe salam ntare za salamwe kabisa tunashukuru sana by'umwihariko dushimira Bravo 5 afana Makenga babwire mu iringara Bravo 5 na sepeli penza na musala usali penza na Goma okora penza usimbi Goma tokozonga lisusu na Goma awa penza bana mboka tolingi tozonga ndako na biso tozonga ndako nyamabono ntagaze ibyo wavuze reka ndimo ndareba nk'umuntu ureba iwabo hashye ntabwo bise bimeze bite ndashima n'abantu baki ariko none ubango karagatsemeje bundi wamaye kari koroje byagenze bite kari karyoshye ahubwo babwire banyongere kabisa bagukubita abasi umugabo wamenyereye ibiryo noneho ko muhaye kirahure koko noneho uyu mugabo mwana nyamabondo yaravuze ngo ntaga kibasha kurya ntabwo nyibibasha mugabo nukuri ko Imana ibiryo bimunaniye ibiryo bimunaniye yaba ari imeruka uravuze ngo abererwa ararya uyu mugabo twese turarya kugira ngo tubeho ariko iwe wagira ngo abereyeho kurya jyana no kugira ngo mere n'ibiryo bitaza kubaho nari kubihanga wari kubihanga urugero no kuvanga bura kugira ngo wemere ibiryo biraryoha oya buriya abantu impamvu twebwe turarya kugira ngo tubeho ariko ntago turiho kugira ngo turye ntago tubereyeho kurya turarya kugira ngo tubeho iyo mikrofone yigezemo nko hagati twese okay ayiwe yakamwana bimeze bitese nshaka kubaza yakamatsiko yakakutebazirwa bavuga ngo sadepana mboga ngo nguki sadepana mboga bisubire pana sauce bisobanuye iki nyine no kuvuga ngo mukongomani baramubajije ngo uryo bungari bungana ngo sadepana sauce sadepana na supu terwa ni supu uburyohe bw'isosi no kuvuga ngo biterwa n'isosi yariyo ubwo kugira ngo bavuge ngo biterwa n'isosi ngo biterwa n'isosi wenda nyinshi abo bavuze sadepana sauce bashatse kuvuga ngo biterwa n'isosi yariyo wenda ari akanyama ari agafi ari agasupu gatetse neza abantu ubugarara bwataka ariko ari ubugari rero ukaburisha igitoki kirimo wapi ubugari n'ibishyimbo wapi abashaka akantu k'agasupu bashaka kunezeza ingofero y'amahoro areba uko yabona imbaho uyishyiremo turebe uyu civilian ugiye kumuhereza ingofero izi ngizi n'ubundi zisobanuye ingofero ngo z'amahoro sibyo ubu ni ukuvuga ngo yakafite amahoro oya nge maranira amahoro uharanira amahoro uyu yaharanira amahoro ntabwo ngewe ari ukuvuga ngo amahoro ngewe nyasaba runaka ngenda yarasanira mpaka nyabungo none ko yahunze se kuri naha impamvu nahunze ni impamvu y'ikibazo nari maze gukora ubu ngubu ntabwo nahunze ubundi ndi kuregeza icyo bita ndi gupa umuzika cyane yakamwana ubu ngubu none ushatse wasubira muri Kongo ubu ngubu nasubirayo atari nonaha ngiye gutembera kuko Kigali iraryoha ibyo kujya muri Amerika ubivuyemo ubu ngubu gahunda ni igoma ibyo kujya muri Amerika byo rwose naribagiwe narabyibagiwe abantu bose bajya muri Amerika yajya kumara yiye muri Amerika none muri Amerika yashobora dore mubaze nguyu mubaze igihe we aheruka gutera oya wowe ukunda ibiryo ni wowe wajya muri Amerika nanjye ntabwo nahashobora ibiryo byinshi hari amate cyari ibijumba warya ukabasti mvuyeho mwe icyayi kuri freedom ngiye kurya ndi bujyeho ndi burya muri Amerika ibyo birahaba muri Amerika se ko ari ugukora barabarya
ariko muri Amerika naho ibiryo babibona ko ibiryo birari bworoshye ndakwangurira yakara no kubanga urakora ko yakarakorakora yahabate kandi umuzungu urakora nari nakora none ubuze ibintu bye ntago wakwiba muri Amerika none se yakakadakunda no kujya ahubwo we niwe wakwibugeze ntagakunda kujya nkunda ibiryo ahubwo wowe inzara ikuri kugira ngo menye ko adakunda kurya nabibonye ejo nawe no kuvuga ngo nabibonye arya nk'igihuru shago ntagakunda ejo byagenze bite none rwo nese bari ibintu bajya bavuga ngakazu gato niko karya ubwatsi ejo nibwo nabonye kuri akazu gato ejo nta nubwo naringi biki gusa iyo yari yarwaye yaka kuvuga ngo yakarwara akaguru ko ntagarwara mu nda uravuze ngo mu nda no mu mutwe haba hakora akaguru kagize ariko yamabundo nubwo narya ntago narya nkabo cyagihe buriya nahamagaye akaturi kumwe yari yarembye aryamye hasi rwose ameze ariki none ndavuga ati Fred yagushatse ngana gusure arakubura none uzi ko mwe ngo tujye kumusura yakuze ko ntago amenya ahantu agira ababiri oya ngewe gusa ikintu nashimira Wisdom TV Wisdom TV ni abantu ugira ikibazo wenda waba wanarwaye nubwo mwamutakuze wamusaba n'ibyo bibiri byo kurya agahita bigushyiriraho wamusaba n'ibyo bitanu byo gutamira ebana akayagwereza mutakuze ariko undi kugira ngo agwe n'ibihumbi bibiri ni ngombwa mu mwakoze ikiganiro ako ngewe yakamwana ngenda ndamucamande nyamabo naramuhamagaye ari ninjoro nshaka kumenya amakuru ye arwaye ahita ntuka oya ntago abari icyo gihe yakafite amagini yaka no kuvuga ngo yakajya diamond ubu no kuvuga ngo wabona ari muzima mukanye ukabona ari ivumbu ubwo yakana ngo bana umusenga izi wabo zirahagurutse yakariko kaza kujyana n'abakuzirike amaguru n'amaboko bagusengere bansengere se kuko bikuvuye mu cyafato mu hata buriya ngewe no kuvuga ngo no kugutuka nagututse ntazuwari icyo gihe urabona ni nyuma y'uko ndwara ntabwo nzi wari buriya no mu bantu nubaha muri social media nukuri kw'Imana uri mu bandi nukuri kw'Imana nese byatewe ni gusa nagututse ntazi umuntu nutse ngo ninde ni icupa nanjye nahise nkukupa nta kintu nigeze mvugana nawe ni icupa n'abandi hari igihe rwose mpamagara ahita nkubwira nawe naravuze n'ubu yakamwana icupa yari singije koko naho ubundi mu buzima busanzwe ntabwo nagutuka mu bantu nubaha urimo rwose nese umuntu ubwira ikibazo mfite ugahita ugikemura utiri uzuyaza ngo nuko ngo ushaka internet oya ubundi njyewe reka nkwereke ukeneye ubufasha ndamukanye n'abandi kabisa sebyo ariko ngereka mvugisha ukuri nk'umuntu ufite experience mu bintu no kubanga abantu bose baturutse Buganda bari mu bantu bagira umutima mwiza kurenza abaturutse Burundi uba barajye ku murenge Naraze ndaza ko yakamwara ko ataturutse Buganda ko nabute no kubanga ubuzima bivuze ngewe nagiye mbana n'abantu benshi b'Abaganda ibyo ngibyo uvuze ntabwo ari byo b'inshuti zanjye ibyo ngibyo uvuze ntabwo ari byo cyangwa ufite igiseko cyaturutse Buganda ugira rohombi kuko babivuganda barajya ibyo ngibyo uvuze ntabwo ari byo kuvuga ngo ngewe nk'ubwo inshuti zanjye nyefite z'abantu bavuye hariya bamfashe banamfashe tunibane no kuvuga ngo ikiza cy'abantu baturutse Buganda nongeye sinjya ndya n'imboga nta nubwo bagira ibintu by'ingengabitekerezo oya ingengabitekerezo yo ntabwo ari kugira ngo byumve kuko ngiye nabanye nabo benshi urumva ugasanga baramfata nka mugenzi wawe kandi ngo ubu ngubu nawe uri umunyamurenge ukaba n'umukonyine cyane ndavangiye ubu uri umunyamurenge ariko no ngo ubundi twebwe iwacu nyirizina ubundi twe dutuye ku mupaka w'Igisoro hariya mu Cyanika kandi mu nguru w'imasisi uri w'imasisi oya ntabwo ndi w'imasisi nabivuyemo yakaba yaraseka garutse yarakaye diaspora aragutama ifaranga cyangwa ari marago cyagiye n'amagara ngo yakatuze gukora naramuhamagaye tuzi ko twaranye gahunda cyagiye nyiri cyo mworeza amafaranga ko twajyaga ko turubuze gukora muhamagaye ahita mbwira ngo shanga mane nibere ku diaspora ngo ndimo ndarya amadolari umukobwa sinzi wari no bumuretse nongeye byemeye nongeye kuvuga ngo oya mwihore mwimwitaba nongeye muhamagaye ubwo aramubona bamwe no mu diaspora none uzi ko rese nkamugara bati yakayabuze tereka tuzikoreresha yaka noneho ejo mu gitondo abaramugara ambwa ati se Fred bimeze biti uzi ko naguhamagaye ejo urambwira ngo reka tuzikorere ku wa mbere ubwo umuntu ahitaza gukorera iwanjye ndavuga ati buriya yakakuva yampamagaye buriya biba bimeze nabi yita mpamagara muhamagaye numva ari ku muryango iwanjye ngereka ndi hano hafi y'iwawe ndavuga ati tambuka
kuko mbona aratambutse dore umupira wo kugura ku isoko cy'imisagara najya guhahira imyenda ngigura makeya twebwe turi abanyamakuru ubundi n'ubwo twari turi abapaparazi njye no gupaparazi ko nageze iwawe wanjijiwe nari mvuye kimisagara ngiye ngura kimisagara imyenda niwe yambariye yaraje ajya muri dushe wanjye arakaraba ahita mbwira ati imyenda kimisagara irahendutse ahubwo ipantaro ntabwo yambaye n'inkweto yaguze n'inkweto kuko agakuramo kumurya yaguze n'inkweto n'asana keza wamubonye bayita ngo yambaye na Nyamabondo ameze neza cyane rwose noneho yambaye ipantaro noneho sasa ikabutura ejo bundi waje wambaye noneho dore kudura abantu bari muri bano bantu dukora ibintu bimwe ninjye wambara ikintu ntakodesheje oya n'imbere y'Imana abantu bose hafi ya bose turetse wenda yakani babimutiza kuko bayakabagira umwana ariko kandi hafi ya bose barabigira ubundi se buraya akayabigarura ariko yakayabigarura yakaninyanga oya ikibice ntabwo meze nkawe yakanyatse ejo bundi Nyamabondo yanabiri ejo bundi yagiye ku ndanga none yarasigaye afite ingeso kuri January ikabutura yambaraga igaragaza ukabona hano mu myanya ndangagitsina byabyimbye urumva ibyo bintu rwose uzatuma YouTube ikubita abantu kopira oya no kuvuga ngo ikibi nuko byabira ahubwo jewe abantu barabona hari nk'abantu bareka muri comment ngukungana ko atari ko bwombi ngana biriya bintu kuki mureba hasi mwagiye mureba ngiye mukakure karo usanga bari abagore ntabwo ashobora kwicara kugira ngo wemere uzareba abantu bose uzareba abantu bose bafite ibiceri bagera batambitse ibirenge nta biceri ufite nose frere mubaza uyu muntu yaje kunsura iwangeje mfite televiziyo bamunzi bamadusha na toilette n'igikoni wabyumvije nkarabira mu nzu ubwo ngewe mubwire Fred bya bintu Sophie yavugiraga hano nagira ngo ari kubeshya uyu mutipe igitanda gifatanye na toilette neza ku musego wambwira ko nose frere izuba ntabwo bamadusha na toilette ntiwabona nawe unyura igitanda ntiwabona aho unyura ni ugusesera ahubwo we kubera ko ngana none si yinda icamo yinjirira ku buriri nta hantu yabona ushatse kuba akabanza kujyana umugongo agahita yinagaho kabisa ndaje guhamagara ni mu kiganiro yanzu nanjye ubwanjye yaranguye kandi ndimo gushutinga ndimo rashutinga kandi size yawe ntayire reba size yanjye ahubwo nibaza ukuntu bamuzingana kuri oya ariko ruvuga ko ko Imana yangiriye ubuntu muri iyi minsi shakisha handi hantu ariko shakisha handi hantu bakagiye kandi nenga Fred urabona bano bayakana inshuti zawe kandi yakarabona ko umaranye igihe yakakucyutara mugira igitekerezo nk'icyo wampaye umuvane mu cyiciro mugize mu kindi rero kuvuga ngo ngiye buriya kuvuga ngo njye ku itariki 5 nzaba navuye mu cyiciro ageze mu kindi nzagomba ngo ati bya bindi byemeye yakamwana namubwiye kuza kubinaharanana ntago byakunda kuko ahantu baba ntago byakunda bose ntari umukiro bahinze no hakurya bakajya banyamo bahagaze abirukana nabi ako mubona amasambaza y'amakigera we nyamira mu kiza cyawe ufite igihombo rero bategura kata musoni n'agatsima ukahita uryo kwiryamira ariko intanga ubuzima bwabo burahenze aha ngaha muri hoteli cyangwa muri za restaurant hano ntago haba wowe ahubwo ukundi gatoya wewe utabana wowe wamenyereye wowe kubera ko ukunda ibiryo ni wowe utabana wowe ntago nashobora baturage mu nkuna kandi mu ngurikirane iyi sinayishobora kuko ni mu babosi wamenyereye kurya ahubwo wowe uzajye mu nkengero z'umujyi hariya basoroma utuboga iyi munsi y'urugo oya ntago nasoroma imboga bamujyana igisenyi ni Rubavu umunsi wabuze ibiryo uzarya n'abantu ubarata musobanurire uyu mutipe rwose urabona ko ngiye yaka n'inshuti yanjye yaka arashaka kuva ahantu bakajya kwipangira kuko biramugora ahantu aba none ngewe impamvu ngewe nk'udahantu ngewe umva buretse gato witonze n'icyo ufite ngewe hano mba nagwazi shut up soba rwamaraso shut up tonde bangu ngiye mbakafe rwamara impamvu ngiye mbana n'abantu babiri abakuretemo bafite icyumba cyabo nkagira icyumba cyanjye abantu tubana nsanga rimwe na rimwe batetse nge sinabona umwanya wo guteka imyenda nyikuramo bakishyura amafaranga bakayimesesha ngasanga imyenda nta kibazo ifite urumva rero kujya kuba mu nzu yanjye nyine nta mukozi mfite ngiye kuba njye nyine rwose biragora nanayipfiramo ari ibyaka akaguru ngiye kampfa nkaremba urumva uzayugwa mu nzira nta mugore mfite nzova ahantu hameze abantu ku muntu witwa Musana nagiyeyo bamusasira nko kwakundi basasira imbwa cyangwa urukwavu utekereza sha
umuntu w'umusitari arasesera ariko mwana iryo sebanya ryawe nagiyeyo nzova za karara tuva ngusobanurire iryo sebanya nukuvuga ngo ryawe nagiye n'imbere y'Imana kwa Musana ngo umwana wawe w'imyaka mwese ugiye kuvuga ko Musana afata Nzovu nabi amufatira ahubwo Musana no Musana yungukira kuri Nzovu ni ukuvuga ngo Nzovu aba kwa Musana Noneho gato Nzovu aba kwa Musana ni ukuvuga Nzovu akumva kujya mu kazi mu gitondo amuhaye interview y'ubuntu nta nitika muhaye ariko urumva ni akazi urumva yuko n'ubuntu ibintu byose uyu muntu ugucumbikiye inzu se yishyurwa ngaho none atana musasira amato inzu yishyurwa ngaho ariko wageze ahantu rara abantu bakamva none musobanura uretse gusebanya none kujya wowe uretse gusebanya uwo musana hana amatwagira wageze ahantu Nzovu arara uwo musana nta matwagira ameze nk'ambe bitasumbirije nta matwagira Musana zakwereka oya twaranakoreye ikiganiro none byacyumvukira mwangiye ugenda usebanya basetse ko nyine wowe kandi bazagufunga hari igihe uzasebanya hano umuntu agenda gutangira ikirego bagufunga n'ubundi ndafunze bagusubiza imageragere barabana ntabwo baza gufunga cyari n'ubundi ndafunze none se niba ntazogira mu mujyi wa Kigali uzi ko iryo sebanya uzi ko risigaye rihanirwa n'amategeko twirinde kumentioninga amazina y'abantu amazina y'abantu ugenda usebanya abantu ngo Musana ngo Nzovu nutagabanya ibyo bigambo byawe basubira imageragere baza nyine umuntu twarakoranye ahubwo we no kuvuga ngo we kubera kacisha biganiro bibi ni ukenewe ubwo se yajya hagaragara turangire ubwo twakoreye ikiganiro kuzanire fanta yawe ariko mwana ko nakinywa inzoga wa mukobwa we kandi mu ndakaza ndanywa byeri bamwe tuba turaganiriye abura kumure cya mutsingi gikonje ingwe kametseye we ntabwo turabagomeye ikiganiro kiryo noneho dukomereza no kuri nasize mu rugo mfite mitsingi ndende zawe nakuguriye zana mitsingi ikonje sha azonda amazi naguhaye wahaye hoya yandi yahita guruka dore abantu barahita guruka wowe unywa amazi genera kubwe ko nzanywa amazi ari uko naruhana nuko rero cyakora gafanta amazi meza amwe yitwa Rwenzori amacupa biraturutse Buganda araba buri muri heya ugiye kuzana warayamaye se arabwo yitwa Rwenzori Rwenzori yitwa Rwenzori si wamaye se none se yakamwa ejo none ariko ngo wasimbutse igipango wari upfuye atoroka hariya bari bajya kumujyana cyakora ebana ngusabye imbabazi kabisa niwe wantegeye ngo ngiye Kirehe ngeze kuri finale ebana igipangu ndakiguru ngewe rero iyi dosiye yo kujya USA no kunyitaba yakava ngo kumwungurije yakacituma atajya muri Amerika yakano kuvuga ngo bamutanzemo igitambo cyo n'icyambere icya kabiri kandi bamuhamagara kujya kugira afite amafaranga kandi burya yakafite amafaranga nta kintu yomva urabona amafaranga wamereye hano nari mfite ibindi bihumbi 100 ngezeyo ndasarisha man naguha amafaranga ufite n'inote 100 nari mfite inote 100 ngezeyo ndasarisha noneho mpita mfata icyumba mu bare bita Bahamas fatarogi indangamirwa narasimburanyaga buri sawa winjizaga kazi biwacu ariko narabadirishaga cupa ritava ku muntu wumve ko baje kudufata imodoka ya mbere yari tuzanye hano i Kigali ndababwira iyo modoka ntayo nurira mba ndashwanye bigayitse baranginga kuri raundi ya kabiri turaza tugeze i Kigali nyine ahantu muri Gisozi badukipinga nyine hano ariko ni hehe ntabwo mwibuka neza ariko ni ku Gisozi ntabwo ari ku Gisozi wasimbutse igipangu ni ukuvuga ngo icyo gipangu muragenda bakabashyiramo ntawe uba wemerewe gusohoka ibintu byose biba biri mu gipangu ni kirekire none ni nka gereza ni nka gereza ariko naracyuriye kubera icupa ndagisohoka nese wasimbutse gute nako kaguru yaka namanutse gikomando zabo zemanibu yanansubijeyo tugezeyo baravuga ati uyu muntu wasimbutse igipangu agatera n'abasekirite amabuye ataza kugira uwamena ijisho hano niyigendere tuzamuhamagara next year nibikunda uga amahirwe yanda barati ariko nubundi abandi Trump yabihagaritse n'abakoze Trump yabihagaritse abagize ariko bo wagenda nukuvuga yabihagaritse byose ahubwo abantu ari kugarura ni bano baciye muri za panya bano binjira muri Amerika baturutse za Mexique baza nyine mu buryo butemewe barabaca mu mazi nyine bararimo ngore kubapakira kabasubizayo Trump nta mikino afite ubu nta muntu wemerewe gufata indege rwose ngo usa kanyura cyafite igitekerezo cyo kujya muri Amerika nukuvuga ngo dosiye zacu none suzi ngo iyi dosiye imaze imyaka ingahe mba naragiye 2019 none se ubwo amahera ubundi mbere babamagaraga buri mezi 6 ubu basigaye baduhamagara buri mwaka barabamagara ngo barebe ko nisubiye
ariko uzakomenya ntabwo ari kuzambura ndabona ibyo byose aba yitekerereza ngo 2019 ngo yari asigaje imyaka 3 ngo atahe bave Madrid ntabwo ari kuzamenya none ushimiye Imana yangumishije none ubu yicaranye n'icyamamare ko nshaka kugenda ubundi ndashaka ko ngenda imbere nkubaka inzu nkagwa icyumba na saro kubera iki se watayubaka ngo nawe akigure yatsatse ndangamirwa n'ubu yararanye nayo none ariko none rero ntago ari shasha icyo nakwemereye oya ntago yari ifite 33 none ni mutoya we ni umwana mwiza munini kabisa abantu byibushye byata yakamwana urimo uragenda none ni n'umukonyine manuraho gato mikrofone izina ry'Imana yakamwana ufite ngo yinkonyine izina ry'Imana uzagera Sodoma ureba bariye niba mubaze izina rye wumva ukuntu yitwa Sodoma oya nuko nanditseho Sodoma kugira ngo njye mwibuka nanditseho Sodoma manuraho iyo mikrofone gato wamwanditseho Sodoma namwanditseho Sodoma buriya mfite Sodoma rimwe Sodoma kabiri ni umukonyine rwose wabona i Nyagatare asa yakamwana ukunda abakobwa bameze gute ukunda abakobwa bameze gute umukobwa munini ubyibushye mu gake ufite nyashe munini rwose uparitse neza ase yaka uburu urabibasha cyangwa ni ku rurimi gusa ntabwo uzi byambayeho mu gitondo byagenze bite urabona ko saa 11 y'amasaha ya mu gitondo nabuze ubushake yes biranga neza umukobwa arahenda arakareka da biranga ndamubwira rero hari umuntu wavuze ngo yange ngo ariko cyagera nakubise turawundi tubiri twihuse duhita turyama turasinzira none mu gitondo biranga neza yari kubukoza amateka ariko impamvu nayimenye birangiyewe nkunda kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane urabona nkimara kubona nira video ya Emeline nkimara kubona Heineken nubu nkimara kubona Heineken nahise nikubita dushe mitanerekeza uribaza ko ahantu hagiye Heineken wajyayo oya hari ahantu umuntu yapfa kugerageza none se no gukora ko ushoboye Miki yaretse kuvuga ngo ati abakobwa mwese bose bagerageza kugira ngo mwebwe abahungu mwishimire naho ubundi ntacyo mwakoze oya nibyo ntacyo ngewe mbwira n'abandi bajama kuri rwotera n'umukobwa ukarinda ubiri ibyuyu ukabiri byanzwe uri gushaka kumwemeza wakoza kushoboye urinze umugwa hejuru urinze ugwa hejuru y'umugore ngo uri kumwemeza ngo uri guhatana ubona uri butane igikombe kandi n'ubundi nta kintu ari bwumve nta kintu ibaze nawe ahantu hagiye reba Heineken yose njye none Heineken yayiteragamo nta kibazo bitwaye ikizi yakamwana ushaka ko gike njyewe nakuriya nariye ariko njyewe hari akaboga nyine wowe urumva ushaka gukorera iki njyewe uvuga abantu uri bubirigi kandya kagari mugani n'agafi dusangiye kuko nge ntabwo murasangira cyabara bakorera kandi oya birabyo n'ibicye buri muntu mukorera iki ko ngewe rwose niba ikimwe cy'amatazo sibyo ari barabyumva ngewe nge muhora akagari basi n'agafi agasamaki amukorera yakamwana amere neza ibintu bigende neza none se yakamwana andi makuru y'iminsi sasa ibintu ni amahoro ibya United States nabivuyemo gusa ubundi mu byishimo ubu ndi mu byishimo tugiye gusubira iwacu Masisi tugende dusubire mu nka zacu nubwo bamayimayi baziriye bazimaze ariko gusa izihari turaje mu mwaka umwe rwose ngo nigira amahoro rwose inka zacu ziraba zimaze gusubira ntibazimaze baraziriye barazimaze kubera iki yewe natunze inka mfite imyaka 3 ariko arizo baguhaye njye ni papa njyewe data yamaye inka mfite imyaka 3 urumva buriya si soko kuragukubita nk'inka uri umwana akavuga ngo iki bwo aba ari izawe yakamwana uzi gukama njyewe ntabyo azi gusa urabona yakabonye n'ikibazo ababyeyi banjye bapfuye muri 1993 nari nyiri umupeti gusa nari nangiye kubyiga papa binyigisha gusa rubaruramujyanye ntago mbizi ariko gusa nagerageza ubu uje imyaka ingahe yakamwana
39. Imyaka 39. oya yaka rero Nese gahunda twatangiranye uyu mwaka uracyayikomeje? oya yarahinduye Bo gahunda ndakubwira ibyahinduyemo gahunda yo kurongora nari mfite gahunda yo kurongora ariko gusa yaje guhagarara kubera ko ubushobozi ndabona Nese ibyo bintu ko twabipanze wigize umbwira yuko bikunaniye cyangwa utakifite muri gahunda? gushaka ntago ari gusa ubushobozi sabwa ni gushaka no ubushobozi. gushaka ni mu mutwe noneho yakawe niyo atakwirwa akoresha no kakishakira umugore njye gutoragura hariya mu muhanda oya tureka no gutoragura nzarongora indaya se indaya Ariko niyo ubundi uzirongora. washyira mu rugo ejo nzasange yanyimuye ngewe mfashe indaya ukayishyira mu nzu ejo ngasanga yapakiye yagiye iwabo nzatoragura umuntu ntazi hano Oya, ntazi ntago ari. n'icyerekezo Inyogo ye nawe yatandukanye n'umugore. shaka koza ngiye mva musobanurira kandi ngo yagiye kureba Yagiye kureba ariko baratandukanye. ntago ngewe nakubeshye nanjye nyogo ye ndi umugore sinabana nawe Kubera iki? ntashobotse Bidashobotse kubera iki? Si umugabo. akoranye se simuzi Si umugabo se? nuvanga umwanya munini nawe winzaga kurenza umuntu rubanda urabona ko nkayaka yashyizemo tamoro y'amasaha ariko no kuvuga ngo wowe ntabwo bijya bibaho ariko ngewe siriyasiri ngewe mfite umugore abantu ukuri ko najya ku murongo ahubwo byabacanga ngewe najya ku murongo ariko ngewe nta mugore kandi yakazamukira igeze kuko bwanjye igeze imyaka 10 Yakamwana gereka nkwibariza. Ubushatse umugore watuza ukamenya ngo uri umugabo ufite inshingano mu rugo. ngewe n'abantu banzi rwose babikubwira barabivuga rwose baravuga ati yaka wowe ufite umugore ugukipinga ukugira inama umugore uzabona utwo dufaranga ukora kuri YouTube mukadupangira hamwe nubwo yacuruza agataro gusa nkanyamenya ngo ni umugore wanjye akamfurira akamisera urumva ibintu byose akabikora by'urugo ngewe nahita njya ku murongo n'agacupa buriya ngenzi abantu benshi bahinduwe n'abagore hari umutipe twabanaga yari afite cano bitaga Kigali Magazine ni umutipe twahoranaga za Musanze tukajyana za Rubavu ebana mu ndangamirwa ariko akimara gushaka umugore ni umutipe yahise ajya ku murongo bameze neza n'umugore bafite n'umwana ufite hafi imyaka 2. Yaka ushatse umugore aka kanya akakubwira ngo kugira ngo ngiye tubane twubakane neza nuko inzoga ugomba kuzireka wazireka? Izo nzoga zo ntago nazireka igihe yabashatse ntabwo yari umugore we rero uvuga ngo kuko hari igihe ashaka kukubwira ngo inzoga zireke mu buryo bwo kugira ngo zigabanuke muri wowe ariko utabura rya cupa mu rugo. oya nagabanya iyo ufite umugore wenda kondisiyo za mbere yamuha ngo ndavuze ngo wenda no uvuga ngo yambwira ngo ujye unywa ebyiri ngewe Fred mwebwe muranzi ikintu nta muntu ukuzi cyo kuvuga ngo ndavuze ngo icyo kintu ndacyane neje bundi nsimbuka kiriya gipangu ngo ngiye kujya muri Amerika nanze biriya byo kuvuga ngo ndavuze ngo ntawemerewe gusohoka mu iki gipangu iryo jambo rya ndavuze ngo niryo wanga wowe keretse hari mu gisirikare baravuga ngo odasiyo mahombe ni komandima ariko nta musivili hano wambwira ngo ndavuze ngo nubwo wambitse mu zuru wamfuna inshuti yanjye wita mahombe mbangutse mahombe rowe nawe iwanyu none se Yaka ugira urukundo? urukundo ndarugira ubu ngubu wakunda umuntu umwe ukavuga uti indangamirwa zose ndaziretse ngiye gukunda umuntu umwe? nuko urukundo ruri kugenda runshiramo kubera n'imyaka iri kugenda iri kunsiga ariko gusangira urukundo nari mfite urukundo ahubwo rudasanzwe. hari indirimbo nshaka gusohora batubeshya ngo bavuga ngo abantu baratubeshya ngo ubuzima ni butoya ariko ngo isuzume usanga ubuzima ari burebure n'uvuga ngo imyaka yose upfiriyemo burya ubuzima aba ari burebure kuri wowe nta biriya batuvuga ngo ubuzima ni buto nuko dushuka ukiriho ubuzima burya aba ari burebure kuri wowe buba bwabaye buto kuri wawe undi wapfuye iyo ndirimbo uzayumvira muri studio yararangiye ubu ndashaka kwihiringa ukuntu nsohora amashusho yayo none bakahita bavuga ngo twenjoyinge cyangwa mbenzo cyo kureba ariko nzova ameze gusura nzova none se je naramuhamagaye phone ntago yitabwa n'undi muntu akambwira buri munsi n'umuhamagara ko bangagiye guhaha yaba uvuga ngo ngiye gushaka inyama ngo kuko mutagira isosi ngo ndaje niba oya ntago ari mama ko ntabwo yahagiye ni umusore ugiye yitaho ni musano ni umusore ugiye yitaho ngewe ugiye umugabo ni musano nese nzovuyeruka kumusura yawe oya ngewe ndajya kumuhiga uyu ararwaye araryamye uyu munsi ariko ntabwo ari mu bitaro ari kwa musano oya ntabwo ugeze no mu bitaro ubu bagiye muri farumasi arwariye kwa musano arwaye iki
imbizi niba ari troma niba ari depression niba ari depression y'iki kwere inzovu yagira no kuvuga ngo nzovu urabona mama queen baratandukanye mama queen anamurasaho ukiye mu gitondo ajya n'ahandi bamurasaho azamuka isukari yazamutse ubwo buriya bamuriye n'amafaranga bayagendetse inzovu mama queen ashobora kuba yaramuriye amafaranga yashinze akabari ku Kinyoni yashinze akabari ndabizi banagashingana n'inzovu kuko yaramushyigikiye inzovu twari turi kumwe inzovu arambwira ati rero yaka twari turi kumwe ku Gisozi tuvuye mu kiganiro kuri Excellence nanjye twari kumwe inzovu ndagenda twatandukanye ngakomezanya na nzovu mugakomezanya na nzovu oya nzovu naragiye ndambwira ati rero reka ngujyane ku Gisozi ngugura akanorizi mugurayo uducupa tubiri nzovu arambwira ati rero yaka mama queen yashinze akabari ku Kinyoni reka njye kumureba nzovu nambwira rero nzovu aragenda muri nzovu akunda mama queen byatari ku rundi rwego ariko ikintu bagira mama queen umusore wari wamubona ku maso umugore w'inzobe ariko wabonye ku atari live twajye kwa Nyabitanga nuvuga ngo uriya mugore ni umusore ni muremure na mwiza ariko nuvuga ngo ntago nzovu yamushobora tuvuca umva nkubwire ese wowe wamushobora oya nanjye ntago namushobora mama queen ni n'umurwanyi muri mama queen ni ukuvuga ngo asinda nawe ashaka kurwana yumva mbese ko afite imbaraga ari umurwanyi yasinze ararwana agakubita nzovu hari n'ijya akubitisha nzovu akiyenza mu kabari nzovu yajya kumurwanirira nzovu bakajya baterura bagaterera hejuru bagakubita hasi bitewe n'iki na mama queen ari ubitera bateguye ko mu mutara waratse nk'igendana na yaka n'ubundi tuzajyanayo gerega yaka ngenda mukunda ntago namuseba oya no kuvuga ngo ubundi yaka twemerana ngiye gusobanurira abantu baburi ibintu bagira urukundo bafasha umuntu ari mu kibazo cyangwa wabwira ngo ngurize umuntu ibihumbi ijana akabigura ni wowe na Nyabitanga njyewe yaka niyambwiye ngo ararwaye man ndahangayika nkaguma mu oya ariko none Nyabitanga we n'akazi tuba turimo arakareka ejo bundi ramwe ngo mujyane kwa muganga kwa kundi yaka ni ngo kwa kundi nyine umuntu isahano none ari ukuntu umuntu yisha ahantu none abantu bakavuga ngo nimutangatanga atahanyura akahita azamura umutwe ngo ninahanyura se bakahita bamufata yaka nigateye yari yarwaye yarembye bahita ngo mujyane kwa muganga tugeze kuri kaburimbo ngo ndi muzima ngo tugende ni mu rugo hato yaka mwana n'umwana nari ndwaye mwana erega yaka nta satani afite nta n'umuntu umurusha urukundo ariko yaka no kuvangagira dayimoni kuvuga ngo yaka ukuntu atembera muri we n'ibipande bibiri ye n'inshuti yanjye tumaze kumenyana na yaka muri we n'ibipande bibiri ye ni ukuvuga nimba namaze gushyiramo amacupa abiri ibintu byo kumbura ngo ndavuze ngo ushyiraho oda icyo cyo rwose mw'abantu mwe mushaka ko tubana mu mahoro niba uzi ko hari icyo unyeneyeho niba ushaka ko hari interview niba ushaka ko hari akantu ngukorera ntwara gake reka kunshyiraho oda ibyo bintu na mabuja arabizi Mutoni Yasiya we twabanye iwe mu rugo ibintu byo kunshyiraho itegeko uri umusivile yagiye USA zamwe tuvugane Nyamabo hari ikintu nibura mu buzima bwawe kuva umenyanye na yaka munahorana mugorana ibiganiro hari ikintu nibura wari wamwigiraho yaka bintu namwigiyeho ariko nyine ari byo ntamwigiraho cyangwa kiriko yaka ubu ni muzima kuko ari imiti afite ntamwigiraho ya mbere yo kujya mu ndangamiro iya kabiri yo kutomva iya gatatu yo kutagira gahunda abyumvise ikintu ntamwigiraho ariko ubu n'uvuga ngo ni superstar ku buryo ari mu bantu bamfasha aragufasha kandi ni inshuti nziza oya n'uvuga ngo yakaburiya ari no mu bantu bamfashije kuko yakani watumye menyana nawe ariko wa undi mugenzi we babana niyo mvaje nimero yanjye ahita bati ntago nyiza cyangwa ntayo mfite ariko yakawe njyewe hari ikintu njya nibaza ubu ngubu nanjye hari umuntu natse nimero y'umuntu ushaka kumukorera ikiganiro arayinyima urumva ni njyewe watse nimero yanjye umuntu arayikwima yambwiye n'impamvu ni iyihe mpamvu ngo ntago rero bamwe muri mwe ntago babifuza ko ducaracara ngahantu oya niyo ngubu dukora ikiganiro hano nge n'uyu ari tugera bakatubwira ngo mwadutangiye content ngo mwadutangiye content no kuvuga ngo kandi ibyo tuvuga biduhoramo ibyo ngibyo ntago twabitindaho ngewe iki kibuga nyimazeho igihe no kwa Yagona yagwagihari yagwara igihe twakorana ikiganiro akambwira ngo yaka umbabarire
ntugira hano tutangiye iki kiganiro ureke mbanze na prodi urumva ni ukuvuga ngo aba YouTubers bose ni bamwe ni nka kwa kundi bese bagira n'udushyari nuko wenda hari bamwe bagera bakabikomeza bakabigira ibya danje ariko rirashyari ngiye ukuntu ndibona nta rwango ruba rurimo nk'ubu ntabwo wabwira umuntu ufite channel se wampaye runaka wampaye nimero ya runaka akanyera ikiganiro ntabwo yapfa kuyigura ntabwo yayigu arakurereka ntabwo ari umwe gusa sina babiri ebana imyaka nanjye maze muri iki kibuga ntabwo ari gusa agashyari kabaho. None se yaka ibyo bintu wabishyigikira? Njyewe rimwe najyaga kwa Siya Asiya nkamucika nkaba nikubise kwa Vidi Frank nakwikuta kwa Vidi Frank Asiya akaba arabamagaye ngo yaka uriye nkamubeshya Vidi nawe nkaba ndamucitse ngasubira kwa Siya noneho Vidi nambwira ngo ndi kwa Siya none agahita ahamagara Siya ngo wakwereje uwo muhungu wawe akaza tugakora Asiya akamubwira ati ntawe nohereje azaza ikindi gihe Vita Kasara ngujya ngo nukuvuze ngo nagira ngo none murabasengera kugira yarapfuye yarapfuye twakoranye ishene mwaryanye buroko twarabukoranye pfiri yari umusore wa danje ariko none rero nyamahonda kimara kumbwira yuko muje nahise mpamagara n'indi cano mugiye guhita mukora n'ikindi kiganiro kwindi cano none mugabo ntabwo zigira amafaranga ubusa amafaranga nimugiye kuyatahana menshi ariko muzi ndashaka kumasenga indese we nankayakorera njyewe urabona nyafite ndashaka kwigurira amatora urabona kuko yakaransereje ngo yatereyemo ndashaka kugura amatora kuko nuvuga ngo ubu ngutubona unyongereyeho nyine nahita nyigurisha 180 uriya musore uramureba uriya musore w'inzobe urayitwa agira cano yitwa Frega ze simu ze twarakoranye naranamugize n'abanyamerika bari bakunze uriya mukobwa wakoze subscribe cyane njyewe mba nkubwire njyewe buriya nkawe cyangwa abana bantu dukora n'abandi njyewe manangiriye ubuntu ntago meze nk'abaye akamfite televiziyo yanjye ya Smart TV urabona cyo kura gusebye yaka ariko se uyu nguyu kubabona ubushobozi bwa leta no ni confidence uri umutindi wowe ari abantu batubona wowe uri umutindi bakavuga ngo ubuse ko negezi wawe kwari uko ubu bibwira abantu batazi wawe koko reba burabona ibiganiro nakore wajye mu nzu ryamye cyakora iki nakubwiye ni cyo ni mu support nyamabunda gure mata agure matera nzi nawe nubwo ari kuvuga ngo ndovugana ntabafasha ndimo ndakaraho gato mikoro wowe bagufasha ntabafasha ndimo ndakabandi bantu bagufashe urara nabi ibyo biro byawe ntabwo ari byo kurara kuri mata rimeze nk'ururimi rati bavuze ngo tuvuze gutyo ngo turimo turasaba cyangwa bakumva turimo turasaba mikoro gucyagata bagufasha jewe amafaranga nyatse umukoresha wanjye nzaza nkura nyishyura ntago nyatse undi muntu wo hanze bano baze mu byumba mutagira ngo ndimo ndakaguza cyane ndimo ndagira uramuze ngo watereyemo numva Fred ibyo ubu byumva ariko ibirari yagereye tukagira ingena yaka wena nkavuga ngo nta kindi kibagira abantu bakavuga ngo nukwemera cyangwa n'iki n'iki no kuvuga ngo yemvuze kure su kwemera cyangwa no kunyanga mbakangure amafaranga nabo bakoreye bagira ikintu baguramo kugira ngo bareke kwagera mu ndangamiro sibyo se yaka niba ratana byo ngo ngewe yo ntashye cyo twakoranye ndakireba nkumva nagiye nkora amakosa kugira ngo nzagaruke nyakosori nawe nkumva nkareba na comment izo ibyo ugomba guhindura sibyo nkuhamagara nkumva ngo hindura ibi hari nka message bigeze kukwandikira oya ibirabyo byararangiye tugeze no kujya kiganiro na yaka twigeze gukorana noneho hazamo ikira hazamo umuntu yandika comment mbi ndaguhamagara comment yisibe ntabwo byibuka nukuvuga ngo rore rimwe na rimwe comment ngewe nukagendera kuri comment oya ari umurandika batinga ibyo bashaka oya murakareka oya ari byo yanditse n'iby'ubwoko cyanditse mu by'ubwoko yari byari ivangura ibyo bakuboha oya comment y'ivangura yo ntago ari nukuvuga ngo nanjye iyo cya kiganiro rero nyirabyo cyose nkakirangiza ngibyo biri mu byo bayago bazi bya bindi wampaye byibura nubwo bitagaruka byose ariko hagaruka byibura 3% urumva mba nagerageje yakarero ngiye nk'umuntu w'inshuti yanjye dukundana hari ahantu haba ikibina bagitanga buri mwaka kuvuga ngo bayitanga ku kwezi ariko bakayafata ku mwaka kizatangira mu kwa kabiri ku itariki 13 yakanashaka umujyana tukajya tuyatanga buri kwezi 10,000 bakajya baduha umwaka urangiye yakazabitsa hana amafaranga oya turi benshi umwaka wose ubwo se oya uyatanga buri kwezi ubwo upfuye ntakizere wifite cy'ubuzima se
nawe uri fure no kumva ko mbabwiye ngo ngize gute n'amabuye akaba yaje no mu rugo akambwira ati ni wewe muntu w'umusirimu ni wewe muntu dukora muri bino bintu numva nikundira nza no gusura nkumva ndatuje nuko abanyiyumvamo ariko ubu ngo mfite imunyi zano najya kumusura uko yakabye ariko ufite ze munye kuza ko ariko waza ngewe iwanje hari machine turaprodinga buri munsi dufite agacano bita yakamwana twarakoranye uriya muti none se yakayira cano ni yawe oya ntabwo bayihuriye uwo ni umucumbikiye ntabwo ncumbikiye ntabwo yogosha uriya ntabwo ncumbikiye muri sora tukuye uriya afite umusatsi bamwitetsiyene uriya nzu tubamo yakodeshwaga n'umutipe uri mageregere wari ufite cano bita sawa TV uriya wagiye gusura uriya nagiye gusura zazijo muri mupakani Kirusi niwe watwishyura giriya turi twanyanje ndanga urumva ariko rero ubu twaguze machine gusa icyo turi kubura ni kamera turatira Samsung tugashyiraho utuntu turi aho ngaho abimbere ngabimbere TV niwe yatiye ariko agacano kari monetize turi kugenda tugasunika buhoro buhoro urumva rero asante sana cyane tubibutse ko turimo kuganira na agacano karagabura Wisdom TV show aka gacano karagabura uretse kugenda ikindi nashaka kubabwira ngewe ngiye gutaruka reka dusoze ikiganiro twari dufitanye Sultani Makenga asante sana kukamata Goma tena tuadvasi saka Sud Kivu na tuadvasi paka Walikale wazalendo tuwakimbize paka Walikale tupige adui mpaka Walikale afari spemo general Sultani Likenga kure chapeau momanda asante sana cyane mwakoze cyane yaka na Nyamabondo turabakunda Imana ibahe umugisha amen sawa